Muraho neza turabasuje nk'ibisanzwe kuri Mubwire TV. Nta kindi tubwira abantu ni ukubabwira ko ari beza, ni ukubabwira ko tubakunda, ni ukubabwira ko tubashimira. Murabizi rero nk'ibisanzwe tujya dukora surprise tugatungura umuntu. Uyu munsi rero tujya gutungura umuntu abantu benshi bakunda cyane, abantu benshi badusabye kubwira ko tumukunda kuko nawe agira urukundo, arangwa n'urukundo, ikindi arangwa n'amagambo meza. Nta magambo yo gucika intege ushaka kumwumvana, ahubwo ni amagambo akomeza abandi, amagambo afite ibyiringiro. Uyu munsi rero niwe tugiye kureba. Ntabwo tuzi ukuntu biri bugende, ntabwo tuzi ukuntu ari bubyakire, kuko nyine turamutunguye. Hari umushuti we wadutumye aratubwira ngo tugende tumubwire ko amukunda kandi ko amushimira kandi ko amuzirikana ari ingenzi. Wakwibaza rero ngo uwo muntu ninde? Nta wundi ni Aline Gahongayire. Mubane natwe tugendane muze kureba ukuntu bigenda. Ese araduha karibu? Ese arabyakira gute? Nuko bimeze. Mugumane natwe turabakunda. Uri mwiza uri gitangaza, ubwiza bwawe burabarangaza. You don't have to change a thing about yourself. You are beautiful the way you are. You are beautiful the way you are. You are beautiful. Akandi karusho inyuma uri mwiza, imbere ukabifura. Uri mwiza uri igitego, iyo twibutse kuri uwacu turamwenyura. Uri mwiza uri igitego, iyo twibutse kuri uwacu turamwenyura. Uri gisoba n'urucyo ubwiza, umva nyizera niyo nagukoraho. Uri mwiza, uri mwiza, usa n'umucyo. Iyo twibutse ko tugufite turamwenyura. Thank you. Oh, God. I love you so much. Urakoze cyane. Merci. Jesus. Because Emi nawe ubiri inyuma. Yes, Kristo. Mama wabonye Sylvie ngobera ukubite. Yawe nciye bugufi, mfite byinshi byo kukubwira, ariko reka mpite mu kimwe. Suko amarira yashize, suko ibibazo birangiye, umutima unyuzwe. Ndanyuzwe mu mutima wanjye, mfite indirimbo ibihumbi. Nta rindi jambo nshaka kuvuga, usibye gushima. Ndanyuzwe mu mutima wanjye, mfite indirimbo ibihumbi. Nta rindi jambo nshaka kuvuga, usibye gushima. Nta rindi jambo nshaka kuvuga, usibye gushima. Ngukira ndabizi ko ntagukira, ariko ndagukira mu izina rya Yesu. Ntabwo uyu mugambi ari umugambi mubi, urabizi, warabibonye ibintu nsigaye nkora. Mubwire ko umukunda, mubwire ko ari mwiza, mubwire ko ari ingenzi, mubwire ko ari umugisha. Uri umugisha kandi uri mwiza. Njye naravuze ngo ubundi mubwire ni yawe, ni wowe nayikopeyeho kuko ni inspiration yawe. Muri wowe harimo amagambo meza, amagambo akomeza, amagambo y'ibyiringiro. Nta munsi n'umwe ndabona wacitse intege, nta munsi n'umwe ndumva uvuga ngo ibintu ntibishoboka, nta munsi ndumva witaye ku magambo mabi, ahubwo nyine uhora watura ibyiza, ibyiringiro byiza.
nk'uko rero dusanzwe dukora amasiripurize tukabwira abantu ko tubakunda, hari umushuti wawe wabibonye arambwira ngo akunda ibintu nkora, ajya afata umwanya agakurikirana ibiganiro byanjye, ngo rero ngo urabizi ko agukunda ariko arashaka kubinyuza kuri Mubwire, kuko ari Mubwire nzagende nyine mbimubwire Aline, nta nubwo yari azi ko nkuzi, ariko arambwira ngo uzabimfashe mugende ubwire Aline ngo ndamukunda, umubwirire ngo ndamushimira ko ari ingenzi mu buzima bwanjye, arambwira ngo uzagende umushyire indabo, umushyire inanga, mu mucurangira Aline akunda indirimbo, niyo mpamvu twaje kugira ngo tukuririmbire tukubwire ngo ari uri ingenzi, kandi si we wenyine, nanjye urabizi ko nagiye nshaka ko tubonana ariko kubera gahunda nyinshi bikanga, abantu benshi baragukunda, uri umugisha, uriho kubwe umugambi w'Imana, uriho kugira ngo icyubahiro cy'Imana kigaragare, nimba abantu bakubona akavuga ngo turakomeye kubera Aline, dufite ibyiringiro kubera Aline, ntabwo ducika intege kubera urugero turebera kuri kanaka, natwe tukakwigiraho. Niyo mpamvu rero Mubwire TV yaje hano kukubwira ngo turagukunda. Furaha aragukunda cyane, ntahari ariko aho ari arakuzirikana, yarambwiye ngo uzagende umumbwirire. Nanjye rero ku ruhande rwanjye nanjye naje kuvuga ngo ari narakubuze ariko ndagukunda. Ndishimye kubera nyine ndi hano, hari hashize igihe kinini na mama turaza guhoberana, ariko uko biri kose dufite impamvu zo gushima Imana. Imana yabanye natwe, Imana iraturinda, twongeye nyine guhura, hari amashimwe muri twebwe. Rero twaje kubwira ngo turagukunda, nta kindi tubwira abantu, ni ukubabwira ko ari beza, ni ukubabwira ko tubashimira uruhare rwawe, umwanya wawe, noneho twaje ku munsi mwiza, umunsi w'umugisha, umunsi wo kwita ku bana bawe. Ari mama yarambwiye ati nta wundi munsi mwamubona kereka muje ku cyumweru, afite gahunda ye n'abana be. N'ubu yari yatubwiye ati se murabigenza gute kuba ari bwo akiza ari gusuhuza abana be, muramubona gute? Ariko turavuga ngo uko biri kose Aline si umuntu ugwa nabi, ntari butone ngo atwirukane, ni umuntu ukunda abantu, ni umuntu wuzuye urukundo, natwe aratwakira mu bana be. Rero twaje kubwira ngo turagukunda, turagushimira. Wowe se uratubwira iki kuri Mubwire? Mbere na mbere nyine ndashima Imana, kandi muri Mubwire namwe reka mbabwire ko muri ab'ingenzi, kuva kuri cameraman wandirimbiye Sylvie na mushiki wanjye ndamubona. Hanyuma rero nshimira uwabatumye Furaha ndetse n'abandi bose bafite gushima, mbabwire ngo namwe ntimukabure ababashima, ntimukabure abababwira ko muri beza. Mu by'ukuri kubwira umuntu akiriho ni byiza, kubimubwira ntabwo nshobora kumva hari ibiro niyongereye, ndumva mfite umunezero mwinshi. Ni byiza, Bibiliya iravuga ngo ijambo ry'Imana ni mugenzi w'Imana, ni ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Rero Furaha, my God, nyine urakankoze ariko ndagukunda, nanjye reka mbikubwire, ndetse n'abo tudahura ndabakunda. Sylvie ndamuzi akiri umwana, ari mutoya cyane, twaraburanye nibyo, ariko ni igikorwa cyiza cyane. Nanjye mubimbwiye mu gihe naje kubibwira nyine abana banjye, baritegura gusubira ku ishuri, nta kindi nabona usibye kubabwira ko mbakunda. Mbibabwira nkiriho muri uwo mwanya wose, nkabwira nti ndahari nka mama musanze nyine ndi gutegura amakaye, nyine nk'umubyeyi utegurira abana bajya ku ishuri. Rero Mubwire TV muzakomeze mutere imbere, hari abandi benshi, nanjye reka mpite mprofita mbwire ba bandi batabwirwa ko bakundwa ko mbakunda. Ntago ushobora kuvuga uti si unkunda ututanzi, ndagukunda kuko nzi icyo urukundo ari cyo. Urukundo nararubonye, ndarubonye, hari Furaha, hari Sylvie, hari timu yose irumpaye, ntago nabyihererana. Nawe ndagukunda. Ushobora kuba uri ku gisasiro kwa muganga, ushobora kuba watawe, ushobora kuba uri imfubyi, ushobora kuba uri mu bintu bikubwira yuko nta muntu ugukunda, ariko nubona kino kiganiro wumve ko ngukunda, kandi I mean it. Ntabwo ntanga icyo ntafite, singibi ndabibonye nanjye ndabiguhaye kuko biraryoha. Bambwiye ngo ndi mwiza, reka nanjye nkubwire kuri mwiza udukurikiye. Yandi magambo nyine ndumva nyuzwe cyane. Komeza unyurwe. Urakoze cyane Sylvie. Ariko Sylvie warakuze, ngenda kaza ari akana. Rukiri ufite na papa wawe cyane. Karakana, ariko kakana keza, twarabanye, twaraturanye. Ni ukuri n'abandi benshi mujye muteza imbere ibi ngibi, katuvuga abantu bakiriho. Aka nawe nkuvuge, mama uribuka ko uko kari kameze kakiri n'akana, ni uko nguko kari kameze.
na nyogokuru wawe yari umuntu mwiza cyane ntabwo njya mwibagirwa twari abana dukinira mu ivumbi ariko nuko nguko ka Sylvie karigana rero nikakugeraho ugatanga icyo gafite nyine yabaye umudamu ariko nyine nk'umuntu muzi akiri mutoya ibakora ntabwo yikoresha niyo mpamvu rero kwakira ibintu nk'ibi ntabwo ni wa wundi nyine mbizi hakiri umwana rero nawe nkubwire ngo komeza ubabwire ariko nanjye nkubwira ngo ntuzacike intege nanjye ndagukunda kandi nkuzi nyine mu rukundo nta kindi kintu menya utazi no gukina ikibari ko wowe ariko nyine nkuzi mu rukundo komeza rero utera imbere kandi Imana iguhe umugisha. Aline arakoze cyane Imana imuhe umugisha ntago turi umutindire kubera gahunda nyinshi afite ariko areba gift yawe hanyuma wa mugani nk'uko ari nabivuze umuntu atanga icyo afite nabibwiye mama we twaravuganye wabo Aline habaga abana benshi nahoze ndi kubwira Blaise ngo nzashaka abana benshi mama we yareze tuze nawe tumusure tuze tumubwire ukuntu nawe ari ingenzi Aline rero nawe atanga ibyo afite abatamuzi mumubonaho nyine ku mihanda ariko mama we ni umunyarukundo na Grameri we twamwitaga mama mukuru narabibonye kuko ndiri bara niryo nagwitiyemo umunyubakiye shato nukuri hanyuma ndamushimira cyane na mama we n'abantu b'ingenzi n'abantu b'urukundo n'abantu batanga urukundo iwabo uko nyine hano hari abantu hamye no mu rugo haba hari abantu narababwiye ngo twarahageraga isaha yose wageraga iwabo ntago waburaga ikintu cyo kurya kandi uko bihera ari kera n'ubu ngubu ari mama wanyu azarinda agera mu zabukuru inzu yanyu itabuzemo ibyo kurya muzakomeze mwaguke imirimo myiza mwakoze bahise baduha ikimenyetso cy'ibyiza imirimo myiza ya mama imirimo myiza ya Grameri ibyo byose bizaguherekeza kandi ni urwibutso imbere y'Imana murabibona ntago babasha kuri ibyo kurya kuva kera nabwiye ngo kuva kera noneho habaga humura umuceri w'umutanzaniya reka tureke tutarambirana tutice na gahunda ariko Aline turamukunda mama turamukunda Grameri ndabakunda mwese kandi ndabazi ari uruhuriwe ibyo ufite nawe utanga ibyo watanze yambwira ababyeyi ngo nimba dushaka ko abana bacu bazagira umuryango mwiza bakagira ingo zishimye tubaho urukundo tubarirere neza nta mukushe uwo mwana azavamo umugabo mwiza azavamo umugore mwiza kubera iki azatanga ibyo afite ibyo Aline rero agenda atanga ibyo ari guha aba bana nibyo yabihawe na nyogokuru abihabwa na mama we ndamuzi nanjye nkuko yanangiye ubuhamya nta bindi tubwira abantu nukubabwira ko tubakunda nukubabwira ko tubashimira nawe nimba ari umuntu ushaka kubwira ko umukunda bimubwira gihari dutume turahari tuzamugeraho kandi tuzamubwira bigende neza murakoze umuhanzi amuha kandi karirimbo kamwe ko kumusezerera murakoze namenye ko hari ubundi buzima hanyuma y'ubwo tubayemo namenye ko hari izindi mbaraga hejuru y'izo tubona habura izindi zihakana n'ibihe birazubaha cyane imiraba igaceceka kandi nyiri izo mbaraga niwe wanzuye ko kandi nyiri izo mbaraga niwe wanzuye ko nategekewe kubaho no mu gicucu cy'urupfu no ku gitanda cy'amahwa ndaryama nkizigura kinyigira mana yagiteka kigoyi cy'amagoyi nyamugigiri imbura nakizigeri gutwara
none yagize igikomangoma ku ngoma itazigera iranguka umenyo yarishimye icyaha sinamizwe bunguri kandi nyirizo mbaraga niwe wanzuye ko kandi nyirizo mbaraga niwe wanzuye ko nategekewe kubaho no mu gicucu cy'urupfu no mu gikombe cy'amahwa ndaryama nkizigura nategekewe kubaho no mu gicucu cy'urupfu no ku gitanda cy'amahwa ndaryama nkizigura. None mbayeho Yesane witwa nde bwimba akambikubwire uririmba neza ucuranga neza you are very smart abanyarwanda mumushyigikira abo hanze mumushyigikire these are very good talent nanjye ndishimira kuko ubu nagize igitaramo muri arena nzaba mari featuring ndayikwemereye amen urakoze cyane bisabwe umugisha yego